Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kwera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Uba wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini urakora mu kanya ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda ikintu busabwa ni ukubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Iyo ukanze subscribe hasi ujye uhita ubibonera ku gihe, wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Bibusa ko ushaka kode uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ikintu ukora tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Bikorwa gute? Uduha amasaha ubonekaho ku munsi, iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye aho muduhamagare ni kuri 0789351626, ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano. Itegereze neza urebe iri sangano ry'umuhanda ugezemo. Uriko ni ya modoka igiye kwinjira muri muhanda munini, ariko imbere yayo hari umurongo urombereje hagati mu muhanda, hakaba n'ikira cyapa cyanditsemo amagambo yanditse ngo stop. Aho ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Ese urahagarara kubera iki? No kwera kiriya cyapa hakaba n'uriya murongo. Hano hari ibisubizo bine baduhaye kuri buri kibazo, uhitamo igisubizo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ayiraba ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini. Beka ngo umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Sega ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. Deka ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona ko iriya modoka igiye kwinjira muri muhanda uri imbere, ariko ntabwo ari kureba iburyo bwe, nta nubwo ari kureba ibumoso bwe. Rero kubera bigoye kubona iburyo bwe n'ibumoso bwe, habahikiraho uriya murongo urombereje hariya kugira ngo nuhagera uhagarare. Hari n'ikiriya cyapa cyanditsemo stop bisobanuye guhagarara. Urahagarara by'akanya gato, wabona nta kindi kinyabiziga cyaje ukabona kwinjira muri muhanda kugira ngo abarimo utabateza ibyago. Murabizi ibyo byago abarimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri, kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ayiranga ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. Beka ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Sega ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha turi kubigisha gutwara ibinyabiziga. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kubera icyo batubwiye ngo nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka, tuvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko niba kuvuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6,
uzahita uhitamo D ko ibisubizo byose ari byo. A izaba ari igisubizo cy'ukuri, B izaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C izaba ari igisubizo cya nyacyo mu gihe bazaba bavuze ngo mu mezi atandatu. Ariko niba bavuga buri mwaka uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko uramutse uhitamo D, ndakeka ko uramutse ukandika agapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ari ngo santimetero 75, B ngo santimetero 125, C ngo santimetero 265, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano muri cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ariko nkwibutsa ko kino kibazo bashobora kugihindura. Zino santimetero baziguhaye muri santimetero, zino ngero baziguhaye muri santimetero, noneho bakaziguha muri metero. Ntibizakugore, bakavuga ngo A metero 0 n'ibice 75, B metero 1 n'ibice 25, C metero 2 n'ibice 65. Ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze azaba ari cyo guhindura ingero. Ubonye biri kukugora ubyandika muri komenti, nkazaguteguraho isomo. Ikintu ubusabwaho no gukanda subscribe aho hasi. Hano ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika wapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanya. Icyo kibazo cya kane kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatse rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he? Ese nino tara ry'umuhondo iyo rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he? Ari ngo kuri buri nzira, B ngo hagati y'amasangano, C ngo iburyo bw'amasangano, D ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A ikaba ari iso cy'ukuri kuri buri nzira, ndetse na B ikaba ari iso cy'ukuri hagati y'amasangano. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, rikoreshwa riba rigomba gushyirwa kuri buri nzira ndetse na hagati y'amasangano. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota bari buguhe, wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota bari buguhe, ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko hariya ni system iri kugosora. Iyo utakoze icyanyacyo nta manota uba ufiteho. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera. Ubwo ni ukuvuga ngo cyavuzeho n'ikiri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha, ukaba wabyumva mu ntera ingana iki. Ari bavuga ngo metero 100, B ngo metero 200, C ngo metero 50, haranditse C ni D, D kavuga ngo metero 150. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bire baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C metero 50. Cyavuzeho n'ikiri muri metero 50 ukaba wabyumva. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho byone bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Murabizi nka velomoteri yo iba ifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze hari ibikoresho byone kiba gifite bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Nka biriya binyabiziga bikora ku mihanda, velomoteri, za ambulance cyangwa bino binyabiziga ndakumirwa, ubona ko biba bifite ibikoresho byone bigiye bitandukanye n'ibinyabiziga bindi bisanzwe. Rero buri kinyabiziga bitewe n'ukuntu gikoze kiba gifite ibikoresho byone bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ni zino modoka zidutwara mu buryo bwa rusange. Se iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa wazo ni uwuhe mu isaha? A iravuga ngo kilometero 60 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 25 mu saha,
deka ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni abari kilometero 60 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga cyose gifite moteri ufite ahantu uri kugireba, uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho musa. Akabwira ati bitewe n'ukuntu uri kwihuta nutagabanya umuvuduko ugakomeza kugendera kuri uyu muvuduko, wenda musa uraba ugiye birometero 80 90 bitewe n'ukuntu uri kugenda. Rero kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange abari kilometero 60 musa iyo nta mategeko awugabanya. Ndakeka uramutamo a, ndakeka uramutse yandika ku papuro turi wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya. Ndizera ko urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu, ni nayo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame. Mara kugikosora wagerwa mu kizame cyawe urakora mu kanya kabona ibibazo 9 ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye. Noneho ibibazo umaze icyumweru ikizame cyose kiri gukorwa uri kukibonera ku gihe, ukora rimwe ugahita utsinda. Wabona hari ikintu kiri kukugora ukanyandikira cyangwa kwamamagara kuri 0789 35 16 26 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagaruriro bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo ari ngo santimetero 30, b ngo santimetero 40, c ngo santimetero 50, deka ngo metero 1 na santimetero 55. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe ibipimo bikurikira kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye, kuko iyo gipakiye hari ibyo bipimo bishobora kugabanuka. Ibihe bipimo hano icyo cy'ukuri nta kindi ni b santimetero 40 kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ndakeka urazutamo b, ndakeka uramutse yandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Gisobanura iki rero? Hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri. Arangwa hegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Mbega ngo inzira ibambiye imbere, se ngo inzira itabambiye itanafunze. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo imbere hari ikiraro cy'amatungo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko video y'ibyapa byo ku mihanda nari bakoreye iteguye neza cyane. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora uko nikoze n'icyapa ubusobanuro bwacyo n'ibibazo babazaho. Hano riso cy'ukuri nta kindi ni a, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Kino cyapa iyo ukibonye ugiye kugera ahantu hegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ndakeka ko uramutamo a, ndakeka ko uramutse ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizame urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ibyo bibaho se ahubwo birashoboka? Bishoboka se byabaho ryari? Areba ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Seka ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, ubwo a ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na b ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, a ikaba atari igisubizo cy'ukuri, b ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c, a na b ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Urugero wenda ikinyabiziga cyawe gishobora kuba gicitse feri, ushaka kuburira abandi bari gukoresha umuhanda, rero uhita ucana amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe. Cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, urumva niba cyacitse feri ushaka kubaburira ko gishobora kubateza ibyago. Niyo mpamvu hano duhisemo c, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya
urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kindi ushobora gukora ubundi hari iyo wageze habereye impanuka ukagera bwa mbere ugasanga harimo abakomeretse bikomeye? Ikintu cya mbere ukora uhita wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ese ni iki kindi uba ushobora gukora? Hano ibisubizo 4 baduhaye ari ngo kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe, mbega ngo guhagarika ibindi binyabiziga no kubasaba ubufasha. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, haranditse B ni C. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni A. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe nicyo kintu cya mbere uba ugomba kumenya mbere yuko ukomeza urugendo rwawe, ukamenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Ndakeka ko uramutse uhitamo A, ndakeka uramutse yandika wa papuro. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, araho ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Mbega ngo vuza ihoni ukomeze, se ngo ugabanya nurangiza ukomeze witonze. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Batubwiye ko afite ubumuga bwo kutabona. Ikintu uba ugomba gukora urahagarara ugafata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara. Murabizi ibizame noneho tugiye kujya dushyiraho 2 ku munsi, ikizame kimwe mu gitondo n'ikindi ku mugoroba, kuko ibizame bikorwa ari byinshi. Murabizi buri saha ikizame kirakorwa kuri computer. Ni ingenzi rero ko wajya ubona ibizame bihagije. Ikintu ubusabwa no gukanda subscribe gusa, najya nabishyiraho ukagira ahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu? Hano ibisubizo 4 baduhaye ari ngo ni meza kuko atuma ureba kure. Mbega ngo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Se akavuga ngo akwizeza ko abandi bakubona. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu? Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba rose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 9 3 5 16 26. Tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu. Iyo ufite ibyangombwa bisabwa ukatubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigufashamo mu gihe gito cyane. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa kivuga gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kino cyapa kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo iherezo ryo gutambuka mbere. Mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Siga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano hari iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Iyo ubonye kino cyapa ni wowe utambuka mbere, kuko murabizi dukoresha uruhande rw'iburyo. Iburyo uri kubona ko uri mu mweru, mu gihe ibumoso hari mu mutuku. Kindi wareberaho uri kujya imbere ari mu mweru, uri kuza gusanga ari mu mutuku. Abari mu mutuku baba bari kubabuza, abari mu mweru baba bari kubemerera. Niyo mpamvu hano duhisemo C. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Abantu benshi bakunda guhita bahitamo B, ngo ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Iyo uvuze ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, abari guturuka imbere nyine aho ujya nibo batambuka mbere.
nawe iyo bavuze gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ni wowe baba bari kuvuga uratambuka mbere y'ibyo binyabiziga biri guturuka imbere yawe. Ndakeka uramutse utamuriro we hose, ndakeka uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi bino byapa ni ibyapa biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Genda urebe iyo video kugira ngo byere kujya bikugora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaromoro kikuwe na bene icyo kinyabiziga ntishobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo ari aho metero 1.25, B ngo santimetero 30, C ngo santimetero 75, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Hari igihe bavuze ngo metero 1.25, ahandi ukabona bavuze ngo santimetero 30. Ese no kubera iki? Kandi ukabona ibibazo neza bimeze nk'iki. Hano bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Iyo bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, usubiza ko hano iso cy'ukuri ari santimetero 30. Naho iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uhita uhitamo ko hano iso cy'ukuri ari metero 1.25. Hano rero bari bavuze ngo ifite, niyo mpamvu twahisemo B. Ndakeka ko niba ikiguha noneho mu kizamura akora mu kanya bavuze ngo idafite, urahita umenya ko ugomba kubikosora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute mu gihe baguhamagaye kandi utwaye ikinyabiziga? Ari ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B ngo kutayitaba. C ngo ushyira imodoka iruhande ukayitaba, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ko urabizi gutwara imodoka uri kuvugira kuri telefoni ni icyaha. Ndakeka uramutse utamo rero C, ndakeka uramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangirira gukurikizwa kirangwa n'ibirango. Kuvuga ibirango ni kimwe no kuvuga ibimenyetso by'amabara akurikira. Amabara asate araba ngo umweru n'umukara, B ngo umweru n'umutuku, C ngo umweru n'umuhondo, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Nuko kiriya cyapa kirangwa no kuba gifite ibirango by'umweru gusa. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biranga, rero kikaba gifite ibirango by'umweru gusa. Hano rero nta hantu bavuze umweru gusa, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Hari imirimo iri gukorwa mu muhanda ishobora kubangamira cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Ahakorerwa imirimo hari uburyo bahagaragaza kugira ngo mwebwe muzamo hasanga mumenye ko hari icyago, mumenye ko mugomba kwitonda. Ese hagaragazwa kuhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Arangwa icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B ngo uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
ndakeka uramutse utamo D, ndakeka uramutse ukandika agapapuro, kubera ko hano hantu hagaragazwa n'ibyapa biranga cyangwa se hagakoreshwa biriya byapa bigize ute bitegeka, birakwereka noneho ahantu ugomba guca. Kandi biriya byapa birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ibyo ni ibyapa bitegeka. Naho biriya byapa byo biranga ni ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hakoreshwa rero biriya byapa. Hano rero nta hantu babivuzemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18, kirabaza ngo iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Kino cyapa bagiye kutwereka kibuza kunyuranaho ibumoso ariko ku binyabiziga bikurikira. Cyitegereze neza, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kino cyapa kikaba gisobanura iki rero? Kikaba kibuza ibihe binyabiziga kunyuranaho ibumoso. Arangwa ibinyabiziga byose, beka ngo ku binyabiziga byose bifite moteri, seka ngo ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Urabona ko mwaki bino birango bashyizemo imodoka, ubwo birabujijwe kunyura ku modoka, ariko uba wanyura ku mapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande n'ibindi binyabiziga by'ibiziga bibiri. Ndakeka uramutse utamo C, ndakeka uramutse ukandika agapapuro utari wahisemo, nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Igomba kuba iri he? Hano ibisubizo bine baduhaye. Arango mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Bibuza ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ugomba gukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. B ikavuga ngo ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe hari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, ndetse n'ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Ndakeka uramutse utamo C, ndakeka uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame cy'umunsi kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi bibaza bagisanga, ariko ntibirebe ibinyabiziga bikurikira. Rero izi niba ikinyabiziga gihagaritswe ku muhanda mu gihe cy'ijoro, hari ukuntu kigaragazwa kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko baratubwiye ngo hari ibinyabiziga byo iyo babihagaritse ntabwo ari ngombwa kugira ibi byerekana. Ese ni ibihe? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo velomoteri, B ngo pikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ni ibihe bahagarika byo ntihagire ibintu bibyerekana ko babihagaritse? Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, velomoteri ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, ko n'ubundi niba yihagarika itwara umwanya muke ku buryo kuba bayihagaritse bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga cyangwa ngo iteze ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bayisanga. Ariko nk'iyo ari ikamyo hari ukuntu yahita ibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ko irafata ubugari bunini
ikaba yabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga biza biyisanga. Rero ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande ndetse na velomoteri byo ntabwo ari ngombwa kugira ibi byerekana mu gihe babihagaritse ku muhanda mu gihe cy'ijoro. Ndakeka uramutse se, ndakeka uramutse yandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosa ari ikintu kigufashije, kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose kizaho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tubigufashemo aho waba uri hose mu gihugu. Ikizame kiri gukorwa, ibibazo biri gukunda kugaruka. Ni ingenzi twagira ahita ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.